abo binjiye muri stade n'abaherekeje itsinda ry'ibendera binjije ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda kugira ngo ayo mabendera abe ari mu myanya yayo. Noneho abayobozi b'iri tsinda barayakira, nyuma uyoboye akarasisi nahagera bari buyashyire umwanya wayo w'icyubahiro. Isibo y'amabendera iyobowe n'abaofisiye babiri, ofisiye utwaye ibendera y'u Rwanda Captain Christian Manzi ari nawe uyoboye isibo y'amabendera. Utwaye ibendera rya RDF ari we wungirije Captain Egide Karangama. Ibendera ry'igihugu rihabwa icyubahiro kidasanzwe uko mwabibonye
nk'ikirango gikuru cy'igihugu cyacu. Mu ngabo z'u Rwanda abashinzwe kubika no gutwara amabendera mu mutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda benshi muzi nka military police. Umuyobozi wa Karasisi Kanone yitwa Brigadier General Jules Rwirangira, akaba ariwe mubona werekeje mu mwanya we. Umwungirije abwiye abagize Karasisi kwitegura kumwakira. Inshingano z'ubuyobozi umwungirije yari afite arazitanze, azihaye umuyobozi wa Karasisi, bagiye gukora akazi ke agiye n'umwanya we. Brigadier General Rwirangira agiye kwigira imbere kugira ngo ahe amabwiriza Karasisi ndetse yinjize isibo itwaye amabendera mu Karasisi kugira ngo amasibo yose abegeze mu myanya yayo, ari nabwo Akarasisi nyirizina kari bube kuzuye uko gateganijwe. Gutegura amabendera y'isozwa, umuyobozi wa Karasisi ari buhe amasibo yose amabwiriza yo kwitegura no guha icyubahiro ibendera ry'igihugu